Bamwe mu baturage babyutse bajya kurangura ahazwi nka Nyabugogo bacuruza imbuto nibo basanze umurambo wa nyakwigendera rwagati mu muhanda. Aha mu mudugudu wa Ruhinga ni mu kagari Kangara mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo. Abaturage bavuga ko nyakwigendera bari bamukuyemo amaso, ikindi kandi ngo basaga nk'abamukubise ikintu mu mutwe, bo badatinyaga no kuvuga ko yaba ari inyundo bamukubise bikarangira ahasize ubuzima. Gusa ariko icyo bahurizaho nuko nyakwigendera ngo ataba yiciwe muri aka gace, kuko ahasanzwe umurambo wa nyakwigendera ngo byagaragaraga ko ari imodoka yahakatiye, ikindi kandi ngo kuba atarafite amaraso na make akaba ari cyo kimenyetso simusiga bashingiraho. Jewe nahageze hagati ya saa 11:40 saa 11:40 hafi saa 12 kuko naringiye mu kazi nyine Masoro. Ubwo nibwo nyine mpagera nasanze abandi badamu asibye ko bo bahise banagenda. Hari n'undi mudamu nyine ari nawe wahamagaye, nyine bahamagaye umugabo we. Ubwo nyine arabivuga niwe batanze amakuru. Ubwo rero nandi maguma gutyo nasanga umurambo babaje cyane ariko kuburyo ngiye nahise ndwara n'umutwe, n'ubu umutwe rumereye ntabi rwose kuko nahise ngiye ubwoba cyane ariko mfite ibikomere. Igikomere se kinoroshye, igikomere kibi ni nk'inyundo imwe, cya kindi kinini nacyo ariko cya kintu bakubise umutwe bawumenya amaso. Ni ibintu bikabije rwose wa muntu. Ngira mbayakuye amaso bakumye kuko twarebye tubona nta maso afite, tubona ntayo rwose. Oya, kubera ko iyo yicirwa hano amaraso abagaragara. Kandi ikindi imyenda, urabona ko yambaye imyenda y'imyeru, yambaye imyenda y'imyeru iba yahindanye, bahindutse amaraso. Kandi urabona imyenda ye ni mizima, nta maraso ariho, ari ipantaro isumwera, ari byose bisa umweru. Rero aba biba byagaragaye ko ntago yiciwe hano, byo tubona byose ntago yiciwe hano. Bati hari n'amapine y'imodoka. Hari amapine y'imodoka aho yakatiye. Aho yakatiye nyine urabona ko basa nk'abamukurubanye, urabona ko banamuryamishije neza. N'umuntu wabikoze yabyiteguye, amuryamisha neza. Yaba ari nk'umuntu bagize nyine bakanarwana, urabona ko iyo baza kurwana biba bigaragara, ariko bo babyiteguye. Ikindi mbega uriya muntu babikoze babyiteguye, kuko urabona nta bindi bikomeye usibye kiriya kintu bamukubise. Ariko mu bigaragara nyimara kubona urupfu bamwishe, basi nahise nifata ku maso. Birababaje cyane kuko umuntu muri iyi si ya none ubu ngubu ukicwa kuriya. Gusa ko nk'umuntu nawe urebye mu gihe nta maraso uri kuhabona hasi, ukabona aho bamukururiye nta maraso hasi nayo, kuko ndabona bamusukuye bamuhanaguye. Hano bigaragare ko hari mu gatondo cya kare, byagaragara ko hari nk'amapine, nta bundi nta mabuye twasanze hano, nta bindi bikoresho ukuntu yaba yafashwe bakamutungura akamukita nka kinubi. Nyine bamumennye amaso banamwishe. Ahubwo buriya aba yishwe n'abantu basangiye, kurambuje wajyana umumotari. Yewe nahageze hagati ya saa 11:40 saa 11:40 hafi saa 12 kuko naringiye mu kazi nyine Masoro. Ubwo nibwo nyine mpagera nasanze abandi badamu asibye ko bo bahise banagenda. Hari n'undi mudamu nyine ari nawe wahamagaye, nyine bahamagaye umugabo we. Ubwo nyine arabivuga niwe batanze amakuru. Ubwo rero nandi maguma gutyo nasanga umurambo babaje cyane ariko kuburyo ngiye nahise ndwara n'umutwe, n'ubu umutwe rumereye ntabi rwose kuko nahise ngiye ubwoba cyane ariko ni nk'inyundo imwe, cya kindi kinini nacyo ariko cya kintu bakubise umutwe bawumenya amaso. Ni ibintu bikabije rwose wa muntu. Ngira mbayakuye
amaso bakumwe kuko twarebye tubona nta maso afite, tubona ntayo rwose. Oya, kubera ko iyo yicirwa hano amaraso aba agaragara, kandi ikindi imyenda urabona ko yambaye imyenda y'imyeru, yambaye imyenda y'imyeru, imyeru iba yahindanye bahindutse amaraso, kandi urabona imyenda ye ni mizima, nta maraso ariho, ari ipantaro isa umweru, ari byose bisa umweru. Rero aba biba byagaragaye ko ntabwo yiciwe hano, ibyo tubona byose ntabwo yiciwe hano. Bati hari n'amapine y'imodoka. Ubu hari amapine y'imodoka aho yakaba yakatiye. Aho yakatiye nyine urabona ko basa nk'abamukurubanye, urabona ko banamuryamishije neza, n'umuntu wabikoze yabyiteguye, amuryamisha neza, yaba ari nk'umuntu bagize nyine bakanarwana, urabona ko iyo baza kurwana biba bigaragara, ariko bo babyiteguye. Ikindi mbega uriya muntu babikoze babyiteguye, mbese babikoze babyiteguye, kuko urabona nta bindi bikomeye usibye kiriya kintu bamukubise, kiriya kintu bakimukubise nyine ubwenge batakara. Gute nkawe yenda urakuze ufite experience y'ubuzima, nk'ibintu biba bibaye nka gutya ubu byakiriye gute? Ngiye mu kazi nibwo nageze mu 30, nambutse mbasanga abanyerondo, kubibona gutya bahari, nanjye niko nabibonye, ariko mu bigaragara nkimara kubona urupfu bamwishe, basi nahise nifata ku maso. Birababaje cyane kuko umuntu muri iyi si ya none ubu ngubu ukicwa kuriya, sinzi mu Rwanda ndizera ko byavuyeho, ariko ikintu cy'ingamba cyagaragara imbere ya byose, izi nzira ko ari amahuriro angahe 2 ubwo 8, hakakwiye kuba umutekano uhagije, apana kuvuga ngo urabona niba ushinzwe umutekano n'urugero bari abantu iyo baza kuza akababona, nta budahangarwa bafite bwo wita abahagarika ukuntu, ariko ari izindi ngufu nka polisi ukuntu babikora bigashoboka. Mu gihe babivuze inshuro nyinshi ko bahamburirwa, hari ikintu ubugirwa ari kumva, niba bahamburirwa ubugirwa ari kubyumva, ushinzwe umutekano hano muri zone arifashe izindi nzego, urugomo rucike, ariko kujya ko atari ubwa mbere biri kuhaba. Hanyuma nk'iki kimenyetso kigaragaza ko uyu muntu yaba yiciwe ahangaha, yenda mwe murakeka ko ari ikihe? Gusa ko nk'umuntu nawe urebye mu gihe nta maraso uri kuhabona hasi, ukabona aho bamukururiye nta maraso hasi nayo, kandi urabona bamusukuye bamuhanaguye. Hano bigaragare ko hari mu gatondo cya kare, byagaragara ko hari nk'amapine ukuntu cyangwa abantu bamukururiye. Ni modende ariho bakatiye ubwo ngo. Nta bundi nta mabuye twasanze hano, nta bindi bikoresho ukuntu bamunize. Bigaragare ko yaba yafashwe bakamutungura kumukita nka Kinobi, ariko birababaje. Murakoze cyane. Umujene ati yanizwe, wowe yenda igitekerezo cyawe ni ikihe kuri icyo kibazo? ahubwo ni gutuma umuntu apfira munsi y'akagari. Ari munsi y'akagari ahangaha? Ntabwo ni ku kagari. Urupfu warumenye gute wowe by'umwihariko? Kera nibereyeho mu bungu nibwo nyigera hano, nsanze nyine bamumennye amaso banamwishe, nta kindi nzi nyuma y'ibyo ngibyo nibwo nyigera hano. Murakeka ko yaba yishwe na bande? ahubwo buriya yaba yishwe n'abantu basangiye, kuri wa mujene wajyana umumotari. Ngo yakuyemo amaso bayamennye bya nyabyo. Aha ni muhe mudugudu? Hano ni mu mudugudu wa Birembo, akagari Kangara. Murakoze cyane. Ariko ngo n'ubusanzwe hasanzwe hari umutekano mukeya cyane, dore n'ahantu hepfo mu ishyamba naho bajugunye imbwa zapfuye, amapusi, none niho bamusanze. Rero umutekano bagakwiye gukazwa. Noneho nk'ahantu abanyerondo baba bari ni benshi, munsi y'akagari ubundi hano niho hakagombye kuba hari na sekirite ya danje. Ariko mutangazwa nuko ariho hatariho uko. Ntabwo wanyura saa 8 z'ijoro bahita bakwivugana. Ibyo byose bahita babikwaka cyane.
iyo wazinuka saa 9 wamubyuza ugera mu mujyi hano hategerwa abantu bagiye kurangura abagore bose ni hano bategera byo kurangura za Nyabugogo iyo myaka iri kwiruka kureba ibyo bitabo biri murakoze cyane barano bene ikibazo ikibazo cy'umutekano mu turabyumva nyine teye impungenge kubera yuko uyu muntu atabaye ari ibintu bikaze uyu muntu apfa urupfu rwe warumenye ryari hari ngasangahe ngende menye mukanya ubu cyane ndi ku kazi uhageze wumvise bavuga nyine ko byagenze gute usanga nahageze ndareba namugabanya ko amaso yakuyemo nk'umuntu mukunda mutegereje hano hasi urabona twahamaze hanyuma kaparitse aragaragara bigaragara ko ubundi si no kubangurira ntabwo yiciwe ikigaragara cyo bamuze imodoka bapakurura umuntu kare imodoka ahagaze ahagaragara kandi umuntu ukuntu yapfuye hano hica umuntu abagara ntabwo icyo bambaye nta n'amaraso ahari nasi rero nta maraso ahari bamwishe bamuze barandika abagabo nkamwe mw'abaturage muri tuzi iki by'umwihariko muri aka gace ngo hari ibisambu muri aka gace hasanzwe hagaragara ubujura abagizi ba nabi hari mu by'umwihariko urakuze afite ibikomere he na he bayanoboyemo amaso ntarimo murakeka icyo cyatumye bakuramo amaso ubwo uburyo bushobora gusobanura ibimenyetso ntayindi mpamvu naringiye mu kazi rwose saa 12 ntabwo narebye neza ariko hareba saa 12 rwose kuko murutse muhera saa 11 kuko ntuye hano haruguru ubwo mpageze mbona nsanga hari abandi bamama batatu bimageze ndi nk'uwa kane ubwo rero dusanga mwaravuga ati hano bahiciye umuntu tuje koko dusanga bamwishe ariko nta bavuze ati ntumukore ntumwegere kuko iyo umwegereye hari igihe ifoto yawe iza ukaba ari wowe ugaragara ko ari wowe wamwishe rero ntabwo tugeze tumwegeye twebwe twarebeye kure ariko dusanga ari ibintu bikabije rwose kuko twagize n'ubwoba twahise duhahamuka dufite ubwoba bwinshi cyane bahamukishijwe n'iki bahamukishijwe n'ibikomere afite yapfuye uruhe rupfu bimeze bite urupfu yapfuye rero afite ibikomere he afite ibikomere bene hano mu mahanga urabona ko impanga ye bayikomerekeje bayijanjaguye amaso urabona ko amaso nta nubwo anagaragara twebwe twavuga ngo bayakuyemo rwose ko amaso ntagaragara ariko hano hari ubugome bukabije kuko nanjye mu minsi ishize rwose nanjye bigeze kunegera hariya hepfo ndiruka nyine kubera ko hari abana bari bamperekeje basize inyuma ubwo bagiye kuntangira hariya hepfo hari akayira nyine kamanuka komo ahantu harimo amabuye ubwo umwe aturuka haruguru undi aturuka hirya ubwo rero ndataka ntatse abana bahita baza barabirukanganye bamanuka hariya hepfo ku mashuri barengeye hariya hepfo ku mashuri abo bajura kuko aha rwose hari ubugome bukabije rwose korera ubuvugizi rwose haba umutekano haba abantu bashinzwe umutekano rwose benshi hanyuma ngo hari amapine y'imodoka yarari ahangaha ngo ubona hasa nk'ahakatiye imodoka byari bimeze bite ubundi nura ko hari abahashyize ibintu nyine bikomera ko ari abantu nyine banga ko bagira bayasira ibanga ni imodoka yaje iparika n'amapine yagaragaraga rwose iraparika bishobora kuba bamukuyemo banamukuriye no hasi haragaragara aho bamukururiye urabona ko banamuryamishije neza ni abantu bamwishe ntabwo bamwica ahangaha bigaragara byose ntabwo bamwica ahangaha kuko iyo bamwica ahangaha amaraso aba agaragara kandi naho yanyuze n'aho imodoka yahagaze urabona ko nta maraso ahari bamwe bati wasanga ati bamuzanye mu modoka bamwishe wowe urabyumva gute
uko mbyumva niko byagenze, kuko mbitekereza ku giti cyanjye niko bimeze, kuko yaba bamwicanga biba bigaragara, biba bigaragara rwose. Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yahavaga, umurambo wa nyakwigendera wari ujyanwe mu ruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru. Ikindi kandi inzego bireba harimo RIB ndetse na polisi y'u Rwanda nazo zari zigikomeje iperereza. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.